ndagutabara naragukunze kandi naragupfiriye ntabasa nanjye ndagutabara wereke ibikomeye utarabona. Dukwiriye gushimira Imana ko iki gitondo tugaruyemo ikituzaniyemo kugira ngo iduhe umugisha hejuru y'iminsi 2 imaze gutambuka. Turimo twiga ibi byigisho mu nsanganyamatsiko ivuga ngo Mana ongera utuvugurure. Uyu ni umunsi wa 3. Imana ishimwe cyane ko yongeye kuduhereza aya mahirwe, kandi ndagira ngo nibutse umuntu wese yuko igihe Imana itanze amahirwe nk'aya, umuntu wese aba akwiriye kubera amaso ubugingo bwe, kandi abantu baba bakwiriye kumenya neza ko ntago Imana igitanga ibihe nk'ibi ngibi byo gusenga aho abantu bicara bagafata umwanya wari wo kuryama, umwanya abantu benshi cyane baba basanzwe bakoresha amasaha baryamye bari kuruhuka, ariko Imana igatera icyifuzo gikomeye cyane mu mitima y'abantu. Nta muntu ubaboshye, nta muntu ubashyizemo umunyururu, ahubwo Imana igakangura imitima, bityo ikabyutsa abantu kugira ngo ize iganire nabo. Ibyo bintu iyo bibayeho, cyangwa se ibyo bihe iyo bibayeho, Imana ikabitegura maze ikemeza abayobozi baba b'itorero cyangwa se abakorari, icyo gitekerezo ikagishyira mu mitima yabo maze bakakiganira, bakumva Imana icyemeje imitima yabo. Umuntu wese akazinduka aza gushaka mu maso y'Imana, hari ikintu gikomeye Imana ibishaka kudukorera. Kandi icyo kintu iyo tutabaye indangare maze tukaba maso, icyo kintu tubasha kukimenya rwose, kandi tubasha kumva icyo kintu yuko kirimo gikorera mu bugingo bwacu. Rero nshuti bavandimwe, ndabinginze cyane ngo ubwo tugiye kongera kubumbura ijambo ry'Imana, umuntu wese mbere yuko twinjira mu cyigisho atangire gusengera mu mutima we ngo Imana imufashe cyane, ahari uyu munsi hatabonekaho guhomberwa, ahubwo tugiye kubumbura ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubera umutsima dushobora kurya tukumvura duhembuye muri iki gitondo, maze tugataha dushima Imana yuko twabonye mu maso y'Imana. Reka mbere ko dutangira icyigisho tubanze twiyambaza Imana, dusenge. Imana ikomeye kandi dukunda, soko y'ibyiza, twongeye kugushima no kuguhimbaza. Izina ryawe nirishimwe kandi rihimbazwe. Tugushimiye ko tugaruye muri iki gitondo kugira ngo twumve amagambo yawe. Turakwinginze ngo utubere umuyobozi. Ubuyobozi bwa Mwuka Wera buze bubane natwe. Ngiye ugiye kugira icyo mvuga, ni ukurundinde kwishyira hejuru. Reka izina ryawe ryo rishyirwa hejuru, kandi ubusobanuro nyakuri butangwe nawe. Ngiye nkubera igikoresho, kandi n'abagiye gukurikira ijambo ryawe twese uduhe guca bugufi kugira ngo twumve ubushake bwawe muri iki gitondo, tukugirireho umugisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu tubisabye, amen. Imana ishimwe cyane yuko iduhaye uyu mwanya. Turimo turareba ku byigisho bifite aho bihuriye n'ikibazo cy'imitima yacu, kandi igihe mu by'ukuri numvaga yuko tuzagirana iyi gahunda, nakomeje kwibaza ku kintu twazaganiraho. Ndeba igihe tugezemo, mbaza Imana cyane, ndayinginga kugira ngo izampe mu by'ukuri amagambo twazaganira. Numva mu mutima wanjye nemejwe ko dukeneye kwigana ibyigisho bijyanye no guhinduka k'umutima.
ndagira mbabwire yuko nubwo bwose wenda abantu baba babona yuko turi mu bihe bikomeye, ariko ibyo bihe bikomeye nubwo bwose biriho, dufite Imana ikomeye irenze ibyo bihe. Ariko ndagira mbabwire ikintu kimwe gikomeye cyane, umwiteguro wacu w'ibihe bikomeye biri imbere yacu ntabwo ushingiye wenda se mu kumenya amakuru menshi cyane, nubwo bwose no kumenya amakuru nabyo ari ingenzi, kubera yuko kumenya aho igihe duhagazemo ndetse tukamenya n'igihe n'ibintu uko biri kugenda bikurikirana, ibyo ngibyo nabyo hari icyo bitwongera ku mwiteguro wacu, kubera yuko ubuhanuzi, ubwo ni pariti y'ubuhanuzi ndi kuvugaho, ubuhanuzi bugereranywa n'amatara maremare amurika kure cyane, abasha kwereka umugenzi ikiri imbere, bityo ibyo bintu bigatuma arushaho kwitegura mu buryo bukomeye. Ariko ndagira mbabwire ko ikintu cyitwa amatara magufi cyangwa se ubutumwa bwiza, hari ikintu butumariye gikomeye cyane. Nibyo koko umuntu ashobora kumenya ibintu biri imbere, ibyo bintu rwose akumva arabizi, ndetse bikamutera kumva yuko hari ukuntu wenda se akwiriye kwitegura. Ariko iyo habuze amatara magufi nyine murabyumva, amurika hafi yawe. Buriya ndagira mbabwire ko ikintu gikomeye cyane kibangamiye abantu muri uru rugendo, kandi kinabangamiye Imana, no mu minsi y'imbere kizababangamira bagasanga yuko icyo kintu aricyo kibagoye, ni ikintu cyitwa imyiteguro yacu y'imbere. Amatara magufi amurika hafi, amatara magufi amurika hafi muri twebwe, atwereka mu by'ukuri uko tumeze. Ubutumwa bwiza nicyo kintu bukorera umunyabyaha, ubutumwa bwiza nicyo bukorera inyoko muntu yose. Naho amatara maremare yo atwereka ibintu biri imbere. Ariko ndagira mbabwire yuko igihe cyose tumaze kureba ku matara maremare, ntago tuba dukwiriye gutinda kugomeza kuvuga ibyayo matara maremare yatweretse, ahubwo ubwo niba tumaze kubona mu by'ukuri ibintu biri imbere uburyo bikomeye cyane. Ndibuka amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 135, ni amagambo akomeye cyane ngira ngo mbasomere. Ariko kandi ntago mvuye mu mujyo w'icyigisho, ndahera ko ngaruka mu nsanganyamatsiko yacu. Paji ya 135 ni amagambo atwereka ikintu gikomeye cyane cy'uburyo amatara maremare hari icyo akwiriye guhita akatubwira ku byerekeye amatara magufi. 135 mu gitabo cy'intambara ikomeye, ndifuza yuko abafite iyo gitabo bahagera. Hari amagambo avuga ngo, paragrafe ya 3, paragrafe ya nyuma, igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye. Dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu. Reka ndifuza ko dutekereza kuri uyu murongo wa mbere. Igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye. Ibyo bintu tubimenyeshwa n'amatara maremare. Iyo turimo twiga ubuhanuzi, iyo turimo tureba uburyo ibintu biri kugenda bihinduka, impinduka ziri kugenda zibaho ku isi, maze tukabihuza n'iki ijambo ry'Imana ryavuze, ubwo tumenya yuko igihe cy'amakuba atigeze kubaho kidusatiriye cyane. Ariko iyo tumaze kubona yuko icyo gihe kidusatiriye binyuze mu kubona ibyaduka bigenda byisukiranya, tubihuza n'iki ijambo ry'Imana ryatubwiye, tukamenya yuko icyo gihe kidusatiriye, ngiye gusoma umurongo uvuga icyo dukwiriye guhita ko dukora. Ubwo tuba tumaze kureba ku matara maremare, amatara maremare atumurikiye kure cyane, akatwereka ibintu biza bidusatira. Ariko ibyo bintu iyo tumaze kubibona, umurongo ukurikiyeho uravuga ngo dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu. Mbese murabyumva yuko ikintu gise ko cyitabwaho ari imibereho yacu, ari imbere muri twebwe. Ubwo rero iyo amatara maremare amaze kumurika kure cyane, akakwereka ibintu birimo biza bigusatira, ubu ukwiriye guhita kwifashisha amatara magufi aribwo butumwa bwiza, maze bukamurika hafi yawe kugira ngo urebe umwiteguro wawe w'umutima niba ushyitse. Hari ikintu kijya kibaho gikomeye cyane, abantu bagatinza amaso ku by'amatara maremare yababwiye, maze ibyo bintu bakabivuga. Nibyo koko kubivuga ni byiza, kugira ngo abantu bamenye yuko ahubwo umurimo w'amatara magufi ukenewe cyane.
gutinza amaso ku matara maremare, ibyo bintu nta kintu bizigera bimarira abantu, uretse yuko buriya hari ikintu ngiye kubabwira gikomeye, ibyo umuntu rwose wigeze kumenya ibyo byenda kubaho, ariko umwiteguro we ntabwo wari ushyitse. Uwo muntu bamwita Petero. Umunsi umwe Yesu Kristo yigeze abwira abigishwa ati, mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, ati kuko byanditswe ngo umwungeri azakubitwa umukumbi wose usandare. Petero avuga ati, mwami, nubwo abandi bose ibyawe byaza kubahemuza, ariko ngewe ibyo bintu ntago biri buze kumpemuza. Ndagira mbabwire yuko Petero rwose yari asobanukiwe n'ubuhanuzi. Yesu Kristo yari ababwiye ibyenda kuba, yari akoze ku matara maremare maze abamurikira hirya yabo ibintu byenda kubageraho. Ariko ikintu Yesu Kristo yifuzaga yuko igihe babonye yuko hari ibintu byenda kuza kandi bifite imbaraga, bahera ko bifuza kugira imbaraga z'umutima. Kandi muzabibona yuko Yesu Kristo icyo kintu impamvu aricyo yifuzaga, nuko nyuma yaho yahise kabingingira ibihe byo gusenga bidasanzwe mu gashyamba ka Getsemani, kugira ngo babone imbaraga zibabashisha gutambuka muri ibyo bihe, umwiteguro w'umutima. Ariko bo ibyo bintu ntago bigeze babimenya, ahubwo bagumye mu kwiyemera, bumva yuko ngo bazi ngo ibintu bizaba cyangwa se bazi ibyenda kuba, kandi bumva ko bihagije ko ibyo bintu nibiza bazahagarara bashikamye. Abantu benshi cyane iyo turimo twiga ubuhanuzi tukareba ku bintu bigiye kubaho, ibyo bintu hari igihe tubitindaho cyane, ndetse ibyo bintu tukabibwiranaho amakuru, maze abantu bakumva rwose ikimenyetso cy'inyamaswa n'igihatirwa abantu ngo abantu bazahagarara bashikamye. Nta muntu n'umwe uba wiyumvisha ukuntu rwose azahita mu icyumweru, azemera kuruka umunsi w'icyumweru, kandi yaravutse mu bwana bwe ababyeyi bamubwira ko isabato ari wo munsi wo kuruhuka. Abantu babumva bazabihagararamo bashikamye. Mbese ndagira mbabwire yuko izina rya Petero rifitwe n'abantu benshi cyane muri iki gihe. Ariko reka mbabwire, niba muzi ibintu byabaye kuri Petero, igihe ikigeragezo cyari kimugezeho, yarikabakabye asanga nta mbaraga z'umutima afite, yihakana umwami we. Igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye cyane, niko ijambo ry'Imana rivuze. Dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Ya yindi ngo benshi bagize gute? Abenshi bahinyura ngo badashobora kugeraho. Abenshi cyane bafite ihinyu, abenshi cyane batitaye ku bintu by'Imana, abenshi cyane badashaka gutanga umwanya ngo begere Imana, biga ijambo ryayo maze ijambo ryayo rihindura imitima yabo. Iyo mibereho ngo dukeneye ntago abantu bazayigeraho. Nubwo Imana yatanze nk'isezerano kandi yiteguye kuyisohoreza abayifuza, ariko ngo abantu bafite ihinyu badashaka gutanga umwanya wabo ngo babane n'Imana, batanga igihe cyabo biga ijambo ryayo, kandi bafite icyifuzo cy'uko iryo jambo ryahindura imibereho yabo, ntago ngo iyi mibereho Imana yifuza ko tuba dufite ubu bazayigeraho. Nshuti bavandimwe, ndabinginga cyane kugira ngo umuntu wese asengere mu mutima we, Imana iteze impinduka zidasanzwe mu mutima we mu gihe nk'iki kidasanzwe. Kubera yuko ibihe bikomeye cyane twenda kwinjiramo biradusaba umwiteguro, imibereho itandukanye niyo dufite ubu. Umuntu wese ashobora gutekereza yuko hari imibereho afite wenda se y'iby'umwuka iri ku rugero runaka rushimishije, ariko ndagira mbabwire ko ijambo ry'Imana ritibeshya. Riravuze ngo niba hari n'urugero wumva ugezeho, usaba Imana mu mutima wawe, ubifate nk'aho urwo rugero ruri hasi cyane, urugeranyije n'ibihe bikomeye cyane itoro ry'Imana ryenda kwinjiramo, maze utinde cyane imbere y'Imana uyishakana umutima wawe wose. Utinde mu ijambo ryayo uyisaba imibereho iri hejuru cyane y'iyo ufite ubu, uyisabe kukongerera imbaraga mu by'uru rugendo. Icyo ngicyo kiba icyifuzo cy'umuntu wese. Aka kanya tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo isezerano ry'ububyutse bw'umwimerere.
Isezerano ry'ububyutse bw'umwimerere nicyo cyigisho tugiye kwigana. Ndasaba Imana cyane kugira ngo iri sezerano abantu baryumve, kandi nyine impamvu nifuje ko twigana icyiciro kivuga ngo isezerano ry'ububyutse bw'umwimerere nuko Imana ntijya ibyo Imana yadusezeraniye ibyo bintu ni ibyacu, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyahishuwe ni ibyacu, ibyahishwe ni iby'Imana. Ibintu byose Imana yasezeranye ibyo bintu ni ibyacu, kandi umuntu uzabyizeza umutima we akabyakirana ukuboko ko kwizera, ibyo bintu azabisingira bihinduke ibye. Mbese Imana yaba yaradusezeraniye ikintu cyitwa ububyutse bw'umwimerere. Hari teme twakundaga gukoresha muri 2016 igihe twari turi muri TMI. Hari amagambo nakundaga cyane yavuga ngo niba biri mu ijambo ry'Imana ibyo bintu ndabyizera, kandi niba ibyo bintu bitari mu ijambo ry'Imana ibyo bintu ntago ari ibyanjye simbyizera. Nshuti bavandimwe, niba Imana ifite ibintu yadusezeraniye ikabyandikisha, ibyo bintu ni ibyacu n'urubyaro rwacu. Ariko kandi niba Imana ibyo bintu itarabivuze ngo ibisezerane, ntuzirirwe uti igihe cyawe uri kwishyuza iryo sezerano, kuko Imana ntabyo izagusohoreza. Mbese ko Imana ifite amasezerano menshi cyane yaduhaye ari mu ijambo ryayo, mbese n'isezerano ry'ububyutse bw'umwimerere naryo yaba yaridusezeraniye. Ejo twarebanye icyigisho kigaragaza intangiriro z'ububyutse nyakuri. Twabonye ko itangiriro ry'ububyutse nyakuri kugira ngo habeho ububyutse mu mutima w'umuntu ni umuriro waka. Twabonye yuko uwo muriro ushushanya urukundo rwa Kristo mu mitima yacu. Tugomba gusogongera kuri urwo rukundo. Petero yigeze avuga ngo nimumwegere niwe buye rizima. Ati nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza. Dukeneye gusogongera ku rukundo rwa Kristo, imitima yacu n'ibitekerezo byacu bikarwumva, maze urwo rukundo ngo rukadebura imitima yacu yari izirikiye kuri Satani, rukayitera kwitanga burundu. Icyo cyo cyita guhinduka, maze umutima ugakanguka, hakabaho kubyuka. Ariko najya mabwire yuko ubwo bubyutse Imana ngo yasezeranye ububyutse bw'umwimerere, ububyutse nyakuri. Iryo sezerano niryo tugiye kureba. Iyo turebye muri Yesaya igice cyaho cya 58, hari amagambo nifuza yuko dusoma, ariko reka turebe tureke kureba aho ngaho, tureba ahubwo muri Yesaya igice cya 60. Yesaya igice cya 60 hari amagambo akomeye cyane agaragaza ububyutse bw'umwimerere Imana yasezeranye. Hari amagambo avuga ngo byuka urabagirane, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Amen. Kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen. Mbese murumva ubuhanuzi ujya ari ubuhanuzi bukomeye bwo mu minsi y'imperuka. Ijambo ry'Imana riravuze ngo byuka urabagirane. Mbega amagambo meza cyane. Mbese dushobora kwizeza imitima yacu yuko Imana ishaka yuko tubyuka. Imana irifuza yuko dukanguka. Imana irifuza kudukura mu iroro ry'ibitotsi tumaze mu iminsi myinshi cyane. Imana irifuza kudukura mu rupfu rw'iby'umwuka. Kandi ndagira mbabwire yuko umuntu wese ubyifuza mu mutima we, ibyo bintu Imana yiteguye kubimukorera. Dukeneye gusaba Imana cyane kugira ngo iki cyumweru kitubere itangiriro ryo kubyuka ubutazongera kuryama. Uwiteka abiduhera ubuntu, kandi Imana irabyifuza cyane. Mbese mugira ngo ubu bubyutse, nababwiye ko ubu bubyutse ntago buva mu mbaraga z'umuntu. Ubu bubyutse ngo buzanwa na mwuka muziranenge gusa.
igihe rero dusenga mu mitima yacu ko Imana iduhereza ububyutse budasanzwe, ntago dukwiriye kubishakira mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, ahubwo niba twarasomye amagambo mu gitabo cy'urwibutso n'integuza, ari amagambo akunda kuboneka mu byisho byinshi byo kwisabato kuri page ya nyuma, batugaragarije yuko ububyutse n'ivugurura n'isanga n'ingoyi, ariko kandi batubwira ngo ububyutse buzanwa gusa buje ari igisubizo cya Mwuka Muziranenge. Umwuka Muziranenge ni uzana ububyutse, kandi Yesu Kristo yavuze muri Yohana 3:33 ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Mbese ubwo dushobora kwifuza ububyutse tutari kwifuza kubana n'Imana mu ijambo ryayo, twaba twibeshye cyane. Igihe rero dusengera Imana ngo iduhe ububyutse budasanzwe, ubwo tugomba gusaba Imana kugira ngo iduhe ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana bidapfa bihoraho. Igihe tuzaba dutangiye kwiga ijambo ry'Imana, tuyishakisha umutima wacu wose mu gitondo, ku manywa na nimugoroba, ububyutse buzahita ko butangirira mu mitima yacu, tuzumva akayaga k'ububyutse mu mitima yacu, tuzumva ikanguka ridasanzwe, kandi abatureba bazamenya yuko turimo tubana n'Imana. Ijambo ry'Imana yavuze ngo byukura bagirane. Aha harimo amagambo nshaka ko dutindaho. Ijambo rya mbere ni ukubyuka, kandi twabonye yuko nta muntu n'umwe ushobora kubyuka neza atabanje kusogongera ku rukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo rwifitemo imbaraga yo gucagagura iminyururu ituboheye ku isi. Urukundo rwa Kristo rwifitemo iyo mbaraga yo gucagagura iyo minyururu. Nababwiye ko ariyo mpamvu umuja w'Imana yanditse amagambo avuga ngo dukwiriye kwiga imibereho ya Yesu cyane. Umuntu wese akajya atinda ku mibereho ya Kristo, akarushaho kwiga ijambo ry'Imana ashaka imibereho ya Kristo, kuko ibyo bintu ngo bizongera urukundo rw'Imana mu mitima yacu, kandi ibyo bintu ngo bizongera Mwuka Wera mu mitima yacu. Ibyo bintu bizarushaho kumva dukunze Imana, nubwo bwose ibi bintu tukubitekereza tudashobora kwiyumvisha ukuntu ibyo bintu bifite imbaraga. Ariko reka mbabwire, ibyo bintu ntago umenya uburyo byagutandukanyije n'ibyisi byari byarakuboshye, biba bifite imbaraga igenda igukurura igukuzana ku Mana, igenda igutandukanya n'isi. Uko iyo niyo mbaraga ishobora guhindura umunyabyaha akisanga yakunze ibintu by'Imana, nawe atazi ukuntu ibyo bintu byaje mu mutima we, bitandukanye n'indi mbaraga yose y'iterabwoba umuntu yashyirwaho. Yeremiya yanditse amagambo muri Yeremiya 29:13 yarantangaje cyane, uretse ko naje kuyona mu imbaraga itangaje. Yaravuze ngo ijambo ry'Imana rimeze nk'inyundo imena urutare. Reka mbabwire ukuntu ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Iki cyigisho cyo tuzakirebaho, tuzakiganiraho, ninshaka wenda mbendekeye aho ngaho. Nzi neza ko tuzakiganiraho nko ku munsi wa nyuma cyangwa subanziriza umunsi wa nyuma. Tuzareba uburyo ijambo ry'Imana rikomeye cyane, uburyo ijambo ry'Imana rifite imbaraga ziteye ubwoba, uburyo dukeneye kurikunda, uburyo dukeneye kuryizeramo imbaraga ishobora kumenagura ibintu byose byatubaye ku mwanzi. Icyo kintu tuzakireba. Ndifuza ko umva, ijambo ry'Imana tugomba kurikunda, ijambo ry'Imana tugomba kurirya. Ubundi iyo Imana ivuga ngo ni umutsima, Yesu Kristo ageze abwira abayuda ati, ariko mbwira ariko ati rwose tibasogokuruza bajyaga batanze manu mu butayu, bari barimo baza bamwegera bazinuka kumushaka, bavuga yuko ari we bashaka, nyamara bishakira imitsima y'ibigaragara. Yesu Kristo arangije arababwira muri Yohana 3:33 ati, ninjye wa mutsima, ninjye mutsima w'ubugingo basogokuruza banyu bariraga mu butayu. Ati ninjye mutsima w'ubugingo. Maze igihe bari bamaze kumva ayo magambo, ndibuka uburyo ngo yabatangaje cyane, birabacanganyikisha. Ababwiye ati ninjye mutsima w'ubugingo umanuka uva mu ijuru ugahereza abari mu isi ubugingo buhoraho. Maze ngo ibyo bintu birabayobera neza neza. Baramubwira ati ujye uhora uduha uwo mutsima iteka, kandi yababwiye ayo magambo babaze avuga ati ujye uhora uduha uwo mutsima iteka. Ashaka ati rero burya ninjye mutsima w'ubugingo. Baranyinyiririrwa. Kamabwire, ijambo ry'Imana ni umutsima. Icyo akora warira muri izi mpapuro ntago yakumva uburyohe bwaryo, ariko waryinjiramo neza
uburyohe bwaryo yatangira kugenda bwumva, ryamuryohera. Iri jambo ryifitemo imbaraga idasanzwe, cyakoze utararitindamo ntago azi ibyaryo, ntago azi uburyohe bwaryo, ariko uzariha umwanya rizamuryohera rimurutira ibindi bintu byose. Imana ishimwe cyane. Rero ndajya mbabwire inshuti bavandimwe, ijambo ry'Imana yavuze ngo byukura bagirane, byukura bagirane. Kubyutse banje gutinda ku kintu cyitwa ijambo ry'Imana, ntago bushobora kuboneka atari igisubizo cya Mwuka Muziranenge. Mwuka Muziranenge ni ijambo. Nidutinda mu ijambo ry'Imana tuzabonamo Yesu. Nitubonamo Yesu tuzasobanukirwa n'urukundo rwe. Urukundo rwe ruzatureshya maze rudutandukanye n'iby'isi, tumwiyegurire. Ubwo tuzaba tutangiye kubyuka. Ariko kandi nidutindana nayo mu ijambo ry'Imana, iri jambo rizatangira guhindura imibereho yacu. Nababwiye yuko iyo umuntu amaze kubyuka, ikintu kiba cyamaze kuremeka mu mutima we kinezeza Imana cyane, kikanezeza Yesu. Uburyo umuntu amwiyeguriye, uburyo umuntu ahindukiye, ibyo bintu binezeza Imana. Imana ikamwihera gukiranuka kwayo, ikamuboraho gukiranuka kwayo. Atari uko gukiranuka kwari kwahinduka imibereho ye, ariko Imana ibimufitiye icyizere cy'uko nakomeza kugendana nayo, uko gukiranuka imubazeho kuzahinduka imico ye. Iyo rero Imana iri kugenda yuzuza imico yayo mu mibereho yacu, ubwo ibyo ngibyo nibyo byitwa kurabagirana. Dutangira kurabagirana ubwiza bw'Imana. Amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo byuka, ariko numara kubyuka ukurikizaho kurabagirana. Ni ibintu bikurikirana, n'uguhinduka no kwezwa. Mbese mugira ngo ntitwatangiye kwinjira mu kintu cyitwa ivugurura? Erega bigomba kugendana n'isanga n'ingoyi. Iyo umuntu amaze kubyuka, Imana imubaraho imico yayo, ariko iyo mico bitaraba imico ye nyirizina. Ntago byari byaba ibintu bimugize. Ni wa muntu koko uba ushobora kwisanga yarakaye. Ya mico yose yakomoye kuri Satani, za ngeso mbi ntago ziba zagacika muri we burundu, ariko ikintu Imana ibateye mu mutima we ni icyifuzo gikomeye cyo kwanga ibyo bintu. Ibyo bintu ntago babikunda, niyo kiguyemo, kuko imbaraga ya Satani itari yacika mu mibereho ye, cyangwa se imbaraga ya Mwuka Muziranenge, kuko haba hari imbaraga ebyiri zihanganye. Imana itera mu mutima w'umuntu icyifuzo gikomeye cyo kuyikunda no kuyikurikira. Mu gihe uyu muntu akivuka abatandukajwe n'Imana, umutima we aba ari umwanzi w'Imana. Niko Paulo yavuze ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana. Umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana, nshuti bavandimwe. Ikintu cya mbere Imana igidukorera nukuzana muri twe umutima uyikunda, nukuzana muri twe umutima ukunda Yesu, nukuzana muri twe umutima wumva wanga icyaha. Iyo niryo tangiriro. Iyo umuntu ataragera kuri uwo murongo, ibintu byose aba akora byo kwiga, ngo ari gusaba imvura y'itumba, ngo ibyo bintu aba ameze nk'umuntu uri kwikirigita agaseka. Dukeneye kubanza gusaba Imana, imitima yacu ikagira iryo kanguka. Tukumva mu mitima yacu urukundo rwa Kristo ko rwuzuyemo, tukumva uburyo tumukunda byamaze kuremekamo, tukumva yuko mu mitima yacu dusigaye twanga icyaha. Hakaba hasigaye ikintu cyo kukigwamo ariko tutagishaka. Mbese ibi bintu murabyumva? Niyo mpamvu reka mbabwire, tuba dukeneye itangiriro rishya. Buriya ibintu bya Gikristo bifite uburyo bitangira n'uburyo bikomeza. Hari igihe rero tumara igihe kirekire, kandi koko mwagiye mubibona nyine ko biba byaragiye bibaho, tukajya ngo mu cyumba cyo hejuru dusaba Mwuka Wera, ariko ugasanga umuntu uri gusaba Mwuka Wera, kuzwa Mwuka Wera imvura y'itumba. Ijambo ry'Imana rivuga ko imvura y'itumba izahabwa abantu bafite imico isa n'iya Kristo. Ariko ugasanga umuntu ari gusaba imvura y'itumba, nyamara n'imvura y'umuhindo itari yakora mu bugingo bwe. Mwuka Wera uhindura umutima we ugikunze iby'isi,
umutima we ukirwanya Imana. Ese kurwanya Imana mutekereza ko ari iki? Kurwanya ijambo ryayo. Umuntu ugasanga umucyo uravuga w'ijambo ry'Imana, umuntu agasoma umucyo. Ati bavandimwe, ibi bintu bijya bintangaza, ariko nta nubwo byantangaza cyane, nyine hari ikitari cyaba. Imana nimara kugendera imitima yacu, rwa rukundo rumaze gukora ku mitima yacu, ruzadutandukanya n'iby'isi. Tuzatangira kumva dukunda ibintu by'Imana. Ntabwo Imana izajya itanga umucyo mu ijambo ryayo ngo dutere imigeri ku mihunda, ahubwo tuzajya twumva twifuza kugendera muri uwo mucyo. Nubwo umwanzi ataba ahagaze kuturwanya, nibyo koko dushobora kwisanga twatsinzwe, ariko tunafite isezerano rivuga ngo bana bato ndabandikiye ngo mudakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi ari we Yesu Kristo. Uyu muntu azajya agwa mu cyaha, ariko azakigwamo atagishaka, maze nagomeza gusenga Imana, imbaraga y'ijambo ry'Imana izajya ibasha kunesha icyaha mu mutima we, maze akomeza urugendo. Ariko ntabwo dukwiriye kujya imbere y'Imana tuyisaba ibikomeye, ahubwo n'iby'ibanze Imana ikwiriye kubanza gukorera imitima yacu bitari byaboneka muri yo. Nshuti bavandimwe, ikintu dukeneye kucyumva cyane. Rero bavandimwe, inshuti zanjye, ndagira mbabwire yuko Imana yasezeranye ukubyuka maze tukarabagirana. Iri ni isezerano. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira. Amen. Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Mbese murabyumva ibyo bintu? Imana nimara kutubyutsa, ijambo ry'Imana nimara kutubyutsa, nitumara kubyutswa n'ijambo, kuko ijambo niryo rigomba kutubyutsa. Ubu ni igihe cyo kongera gufata ibihe bidapfa byo kuryiga, byo kubana n'Imana muri ryo, tukajya tuzinduka dufata iminota turyiga. Yesu ashimwe. Kandi ibyo bihe nitubifata, reka mbabwire, iri ni isezerano ry'Imana, ntago ari iryanjye. Ni ihame ijambo ry'Imana rizasoza icyo Uwiteka yaritumye, ntago rizigera rigenda ubusa. Yesaya 55:10 niko havuga. Ijambo ry'Imana ntago rizigera rigenda ubusa. Naryo ni isezerano nshuti bavandimwe, ahubwo ngo rizasoza icyo Uwiteka yaritumye. Iyo umuntu afashe umwanya wo kuryiga, icyo Uwiteka yaritumye ni uguhindura imitima yacu, ijambo ry'Imana riragikora. Kandi iyo ijambo ry'Imana rikomeza kutubwira nabwo, icyo ritubwira tukakininira nkana, nabwo risoza urundi ruhande, riciraho iteka umuntu. Ariko umugambi w'Imana ntago ari ugucira abari mu isi y'iteka, ahubwo ni ukubahesha ubugingo buhoraho. Yesu Kristo yigeze avuga ayo magambo, yayavuze muri Yohana 12 umurongo waho wa 40. Reka ture Yohana 12. Umugambi w'ijambo ry'Imana ntago ari ugucira abantu y'iteka, ahubwo abantu bumva ijambo ry'Imana bakaryanga nkana, kugira ngo bakurikize ibyo kamere zabo zirarikira. Imana ikohereza umucyo mu ijambo ryayo, wenda se umucyo kubyerekeye yaba imirire, yaba iminywere, yaba imyambarire, n'ibindi byinshi cyane, yaba imibanire yacu n'abandi. Umuntu wese azi ibyo uburyo Imana imuhereza umucyo ku ngingo zitandukanye z'ibyo twizera. Ariko hari igihe umuntu akorera kurwanya Imana mu mutima wabishaka, kugira ngo asoze ibyo kamere irarikira, ibyo umubiri urarikira. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Nubwo bwose iryo jambo riba rije kugira ngo rimuheshe ubugingo buhoraho, ariko iyo umuntu abyanze agatsiratsiza, rikora ku rundi ruhande, kuko ijambo ry'Imana ngo ni inkota ityaya mugi yombi. Ahantu hose rigomba kugira icyo rikora. Uruhande rumwe rutagwesheje ubugingo buhoraho, urundi ruhande ruza ruri kuguciraho iteka. Yesu Kristo yaranditse aravuga ngo, Yohana 12 ku murongo waho wa 46, naje mu isi ndi umucyo
kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, sinjye umuciriyeho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo naje kubakiza. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Yesu Kristo yaje mu isi ari umucyo w'isi kugira ngo aheshe abantu ubugingo buhoraho. Ariko aranavuze ngo umwanga ntiyemera amagambo ye ntago ari umuciraho iteka, ko icyo cyo cyamuzanye. Ijambo w'iteka yavuze abantu bakaryanga nkana niryo risoza riciriye abantu iteka. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe, buriya ibihe by'ikanguka nk'ibi ngibi aba ari ibihe byiza cyane, ari n'ibihe bibi cyane ku bantu bose batari kwita ku miburo Imana ibitanga. Muzabona yuko ari amagambo ijambo ry'Imana ryavuze, nayo ntago ngiye kuyavuga ubu ngubu, tuzareba mu cyigisho dushobora kwiga umusibejo. Uburyo ibihe by'ububyutse budasanzwe, iyo abantu batabere maso ubugingo bwabo ngo abantu bakore icyo Imana ibifuzaho, ibyo bihe ngo bita ko bibahindukira ibihe by'umwijima w'icuraburindi bidasanzwe. Ndasaba Imana rero cyane kugira ngo ibi bihe bizaduhindukire ibihe byiza cyane, bizadukomeza kandi bizatubyutsa, kugeza ubwo kuko ubwiza bw'Uwiteka butugaragaraho tukabyuka turabagirana nk'uko Imana ibivuze hano. Iri ari isezerano ry'Imana. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Kubera iki bavuze ngo amahanga azagana umucyo wawe? Mbese muribuka amagambo ari mu gitabo cy'Ibyahishuriwe cya 18 ibivuga ibya marayika wundi umanuka kuva mu ijuru? Aya magambo arahura neza na Yesaya cya 60. Uyu muntu namara kubyuka, haleluya, hagomba kubanza kubaho kubyuka. Mbega ukuntu ibintu tubikeneye nshuti bavandimwe. Imana iduhe ububyutse budasanzwe muri iyi minsi. Numva mu mutima wanjye ndimo nsenga Imana, kuko iyo ndebye igihe by'umwijima turimo, kambabwire, ubu turi mu bihe by'umwijima w'igikorwaho. Turi mu bihe by'umwijima biteye ubwoba. Umuntu wese azagenzure mu mutima we, atigiza nkana, azabona yuko isi iri mu gihe cy'umwijima ubuditse. Haba mu bigaragara, umwijima uragaragara mu bikorwa by'abantu, ariko umwijima urutaho kugenda ugota n'imitima yacu cyane. Rero dukeneye gusenga cyane kugira ngo Imana iduhe ikanguka, kandi twongere Imana iduhereze ibihe byo kuyishaka n'umutima wacu wose nta buryarya. Twongere dufate ibihe bidapfa bya buri gitondo byo kubana n'Imana, mbere yuko tugira ikindi kintu cyose tuzindukiraho cyangwa se dutekereza. Tuzinduke dutekereza Imana, turi kuganira nayo. Ibihe byo kuganira n'Imana mu gitondo, ku manywa, igihe turi mu mirimo yacu, reka ibitekerezo byacu byongere bigume ku Mana. Iby'isi bigiye kudutwara ngo bidutandukanye nayo. Kandi mbere yuko turyama, nababwiye amagambo umuja w'Imana yavuze. Ayo magambo nzashakanya basomere, wenda mudatekereza ko ari amagambo yanjye. Mbere yuko ngo turyama, dukwiriye kuba ngo turi gutekereza n'ubundi ku mirongo y'ijambo ry'Imana. Ibyo bintu akaba byo turana mu bitekerezo. Kandi no mu gihe turi kubyuka, tukabyuka n'ubundi dutekereza ku Mana. Ibyo bintu bizatuma no mu rugendo rwacu rwo ku munsi, ku manywa, nabwo n'ubundi ibitero by'umwanzi bitabasha kudutembana. Rero mu Byahishuriwe cya 18 hari amagambo neza azahura na Yesaya cya 60, kuko hano aravuze ngo amahanga azakugana, amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga. Ariko bazagusanga se bagusanga niki? Bazagusanga uri aho ngaho gutyo gusa? Oya, ijambo rye bavuze ngo ubyukanye kugira gute? Kurabagirana. Icyo nicyo bazagusangira. Kubera iki? Ibyahishuriwe 18 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Mbese ayo magambo murabyumva uburyo akomeye? Nuko mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru.
uyu mumarayika wundi ntago atandukanye na marayika wa gatatu, ariko ni marayika wa gatatu. Mbese marayika wa gatatu, marayika ni intumwa, marayika ange cyangwa se messenger bisobanura intumwa. Uyu mumarayika uguruka aringanije ijuru asobanuye abantu b'Imana batwaye ubutumwa buheruka. Ariko kandi marayika wundi ntaga ari undi mumarayika udasanzwe uturuka umanuka ava mu ijuru, wenda abantu batekeze ko ari abamarayika bazaba bavuye mu ijuru. Oya, si ibiremwa byo mu ijuru, ahubwo uyu mumarayika ni marayika wa gatatu. Uyu mumarayika yaba nge, uyu mumarayika yaba wowe, turamutse twemeye ko Imana iduhindura koko uko ibyifuza. Ni marayika wa gatatu, ariko noneho waje mu yindi shusho. Ishusho imeze gute? Niyo tugiye kureba. Uyu mumarayika ngo ari kumanuka ava mu ijuru. Ndifuza ko mutekereza kuri icyo kintu. Uyu mumarayika ari kumanuka ava hehe? Arimo aramanuka, ariko ava hehe? Ava mu ijuru. Mbese muribuka amagambo Paulo yavuze Abakolosayi cya 3 ku murongo waho wa mbere avuga ngo, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye muhoza imitima yanyu kubiri hejuru mu ijuru aho Kristo ari. Muri kumva Paulo ikirere yararimo kandi yararikiraga abantu kubamo, nuko ibitekerezo byabo bihora kubiri hejuru mu ijuru aho Kristo ari. Ubundi umuntu ni ibitekerezo, burya mu bundi buryo nubwo umuntu ari impagarike yose, ariko burya ibitekerezo cyane burya nibyo muntu. Aho ibitekerezo ro biri burya niho umuntu abari. Mujye muhoza imitima yanyu kubiri hejuru mu ijuru aho Kristo ari. Uyu mumarayika rero ni icyo kirere arimo, ari mu kirere cy'ijuru, amanuka ava mu ijuru. Ikibazo, iyo tumanuka, iyo turimo tujya kuvuga ubutumwa, Yesu ashimwe, uyu mumarayika agomba kumanuka. Impamvu agomba kumanuka, nimwibuka igitekerezo cy'umuntu igihe Yesu Kristo n'abigishwa bari ku musozi, ubu mumarayika agomba kuba ari mu kirere cyo mu ijuru. Muribuka, mbese muribuka igihe Yesu Kristo n'abigishwa batatu, Petero, Yohana na Yakobo, bari buriye umusozi, mbese bararabagiranye. Ubwiza bw'Imana bwagaragaye kuri Yesu Kristo, bwamugaragayeho. Bazamutse umusozi, bageze hejuru, uwari maso Yesu Kristo. Kandi natwe tugomba kuzamuka, ariko tukaba maso dusenga. Yararabagiranye, ariko kandi igihe yarabagiranaga hasi mu kibaya, yari afite inshingano yo kumanuka. Yagombaga kumanuka ari kurabagirana, kandi yagombaga kumanuka ari kuva mu kirere cyo mu ijuru. Hasi mu kibaya hari akaga gakomeye cyane. Umuntu urabagirana yagombaga kumanuka ajya hasi, kandi yagombaga kumanuka avuye mu kirere cyo mu ijuru arimo arabagirana. Yaramanutse, hasi hari umuhungu watewe na dayimoni. Dayimoni utavuga kandi dayimoni utumva. Mbese uyu mudayimoni mujyango nitumufite. Hari dayimoni utumvira ijambo ry'Imana waduteye, ni saha twiziritseho. Hari dayimoni utuma tutemera ibyaha byacu ngo tubyature tubivuge mu izina. Hakenewe umumarayika rero, kandi uyu mudayimoni ari mu batuye isi benshi cyane, arababoshye. Kugeza ubwo Kristo yavuze ngo bene uwo ntajya kurwamo n'ikindi kiretse kwiriza ubusa no gusenga. Hakenewe umuntu rero umanuka, umumarayika, nk'uko Yesu Kristo igihe yaramaze kuhinduka ishusho irabagirana, kandi yahindutse ishusho irabagirana kuko yafashe ibihe byo gusenga asabana n'Imana. Muribuka yuko abari bari kumwe nawe bahunikira, Petero, Yohana ndetse na Yakobo barahunikiriye, maze ngo basanga imyenda yamaze kurabagirana ubwiza bw'Uwiteka, kuko yari yamaze kubonekerwa na Mose na Eliya ndetse na Mose. Mose agaraye amategeko, imico y'Imana yari yamaze kuzura mu mibereho ye, maze Kristo ari kwishura bagirana. Petero avuga ati tuguma aha hantu, yifuza kuguma aho hantu, ariko igihe cy'amahirwe cyari cyarangiye, kuko yari yabaye indangare na bagenzi be. Yesu Kristo rero yari afite inshingano yo kumanuka hasi, akajya gukemura ikibazo cy'icyaha cyari cyabaye ingutu. Uko niko uyu mumarayika nawe amanuka ava mu ijuru, kandi abarabagirana. Impamvu arabagirana, umurongo uravuga ngo isi yose imurikirwa n'ubwiza bwe. Iyo ni imico y'Imana. Uyu mumarayika ni umuntu ugomba kuba aba mu kirere cy'ijuru. Cyo ni icyambere. Ariko nyuma yo kuba aba mu kirere cy'ijuru,
ikindi kintu cya kabiri, agomba kuba afite ubutware bukomeye. Mbese ubu butware murabwibuka? Ntago yagira ubutware bukomeye keretse asubiye kuri Katanga ka mbere mu itangira igice cya mbere mu 26, kuko umuntu Imana yahaye ubutware bukomeye. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu. Ako kantu ngo agira ishusho yacu niko kahiseho gatuma ahabwa ubutware. Agira ishusho yacu maze abone gutwara amafi n'inyanja n'ibiguruka byose n'inyamaswa. Nitumara kugira ishusho y'Imana, imico y'Imana imaze kugaragarira mu bugingo bwacu, icyo gihe tubona ubutware Adamu yari afite. Nk'uko Adamu yari afite ubutware bwo gutwara ikintu cyose, kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo n'igikururuka hasi cyose yari afite ubutware bwo kugitwara. Musome uwo murongo. Igikururuka hasi cyavuzwe mu itangice cya 3 ni inzoka. Inzoka ni Satani. Satani arikurura ku mitima yacu, kuko ijambo ry'Imana yavuga yuko Satani yahawe azajya ngo nawe uzajya ukururinda hasi ku butaka. Ubutaka ni umutima. Muri Yesu Kristo yavuze ngo zimwe zabibwe mu butaka bwiza, izindi zibibwa mu mahwa. Ubutaka ni umutima. Inzira ya Satani muri twe ni mu mitima yacu. Aho niho Satani ashaka inzira, niho ashaka gutura. Ndetse twebwe turi ibyo kurya bya Satani, kuko yahawe kujya arya umukungugu. Satani ntago akeneye ibyo kurya ibijumba, ntago akeneye umuceri, aragukeneye yakubonye. Iyo atuye mu mutima wawe, umutima wakawufatisha, uwo munsi ababonye igaburo kandi arishima cyane. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo afite ubutware bukomeye. Uyu mumarayika wundi agomba kuba afite ubutware nk'uko Adamu nawe yari afite ubutware. Imana irashaka kutugara kuri Katanga ka mbere. Imana yaremye Adamu na Eva bafite ishusho yayo, imico y'Imana yuzuye muri bo. Icyo kintu cyatumye bagira ubutware ku kintu cyose. Ndetse na Satani barafite ubutware kuri Satani. Imbaraga y'Imana yari muri bo. Kandi si Satani gusa, si igikururuka gusa, ahubwo n'inyamaswa n'ibiguruka byose. Mbese ibiguruka mugira ngo si ibyaha? Yesu Kristo yavuga ngo ingunzu, ibiguruka ni ibyaha, tibifite icyicaro mu mutima wa Yuda. Ariko umwana w'umuntu nta hantu mfiteho kwicara muri wowe. Kandi mwibuke Babuloni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga. Ibyaha. Ubutware yari afite ubutware kuri ndetse n'inyamaswa. Ariko bimeze gute muri iyi minsi y'imperuka? Imana yaremye umuntu ku ishusho yayo, imu ubutware bwo gutwara ibintu byose ndetse n'inyamaswa. Inyamaswa ni ubwami. Ariko iminsi y'imperuka Satani ari kubicurika ngo inyamaswa yavuye mu nyanja n'inyamaswa yavuye mu gitaka idutware, itugireho ububasha. Kandi koko inyamaswa, reka mbabwire, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo abari mu isi bose izabagiraho ububasha, keretse umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe here ku kuremwa kw'isi. Uwo wenyine niwe uzarokoka ububasha bw'izi nyamaswa ebyiri. Ubwo rero niba dushaka gukira ubutware bw'inyamaswa kuri twe, ntago tuzabukizwa no kwiga ibyayo n'ibyo igiye gukora, ahubwo kubyiga ni kimwe, ibyo ni byiza, kuko tuzi ayo makuru y'icyo yenda gukora. Dukwiriye gutakambira Imana tukayegera cyane kugira ngo idusubize ishusho yayo. Nitumara kongera kugira ishusho y'Imana, tukagaruka kuri Katanga ka mbere ku ishusho Adamu na Eva bari bafite, natwe ubutware Imana yari yabasezeraniye buzahita ko ubwacu, ntago inyamaswa izatugiraho ubutware. Ariko ubundi abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese udafite ishusho y'Imana, afite ubutware bukomeye mu marayika, ava mu kirere cy'ijuru. Ntago mbasomeye amagambo avuga kuri Enoke muri iki gitabo. Muzasome ikintu kivuga ngo Enoke na Seti na Enoke. Muzasome aya magambo abo muri gitabo kibakomera abahanuzi. Baranditse ngo ayo magambo arimo mbanyasomye nuko igihe cyagiye, ngo Enoke yabanye n'Imana ashyikirana nayo kugeza ubwo imico ya Kristo yuzure muri we. Baranditse ngo yasaga n'uwibera mu kirere cy'ijuru.
icyo kirere Paulo yavuze ngo imitima yacu igihora kubiri hejuru mu ijuru Kristo ari. Imana irifuza ko natwe tuba muri icyo kirere, maze tukamanuka mu kibaya tujya kubwiriza, tukamanuka hasi aho dayimoni utavuga, umudayimoni utumva yafashe abantu mpiri kandi afashe benshi, nababwiye kutavuga kutumva ubusobanuro bwabyo, tukamanuka hasi tuva muri icyo kirere cy'ijuru, ariko kandi turi kurabagirana uko Kristo yamanutse hasi arabagirana. Isi yose ikamurikirwa n'ubwiza bwa Kristo. Muri kano gatabo k'ibijho byinshi byo kwisabato hari amagambo ngira ngo mbasomere akunda kuzaho, baranditse baravuga aboneka mu gitabo cy'imigani ya Kristo, impamvu isi igomba kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana muri twe. Kambabwire iryo ni naryo ijwi rirenga rero, kuko bahita bavuga ngo avuga ijwi rirenga. Ijwi rirenga ntago ari ijwi nk'iri ndi kuvuga kurenza, uko ari imico igomba kurangurura kuruta amagambo. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ikibwirizwa cya mbere cyemeza imitima kurenza ikindi cyose ni imico yahindutse. Kandi koko muzabigenzure, iyo umuntu afite imico yahindutse, kambabwire ibi gishinja abantu bayigiraho, mbega ngo kubana n'umuntu wahindutse biraryoha, mbega ukuntu ibyo bintu bigukoza isoni, mbega ukuntu bigukoza isoni bitiriwe bijya impaka nawe, mbega ukuntu ibyo bintu utabigisha impaka, mbega ukuntu niyo warwana nabyo imyaka myinshi bigera igihe bikakwemeza, mbega ukuntu niyo wabyanga ariko ubyanga mu mutima wawe uzi ko bikurusha imbaraga kandi byibitsemo imbaraga. Mbega ukuntu uyu mumarayika agomba kuva mu ijuru, aba mu kirere cy'ijuru, akamanuka hasi akajya kubwiriza abantu bari mu kibaya, ariko kandi ubwiza bw'Imana akaba ari bwo burangurura kuruta amagambo, avuga ijwi rirenga. Baranditse muri kino mu gitabo cy'ibisho byo kwisabato, na amagambo aboneka kuri page ya nyuma avuze ngo Kristo ahora akeneye ko tumugaragaza mu itorero, abantu bakamumenya. Ingeso za Kristo nizimara kugaragarira mu mibereho y'abantu be, nibwo azaza kujyana intore ze. Icyo ni Imana ikeneye. Iyo mico y'ubwayo izaba yifitemo imbaraga zo kurangura. Isi yose imurikirwa n'ubwiza bwe. Nshuti bavandimwe, ndifuza gusoma amagambo ngera ku musozo. Imana yadusezeraniye ububyutse bw'umwimerere. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaje yaho ya 332 cyo kivuga ngo ububyutse bwo muri iki gihe, na amagambo nifuza kubasomera. Baranditse baravuga ngo paje 332 baranditse baravuga ngo banditse amagambo nshaka kubasomera. Paje 332 baravuze ngo, ihangane gato, paje 332 paragrafe ya nyuma. Nubwo kwizera n'ubutungane byagabanutse hirya no hino, muri ayo matorero harimo abayoboke nyakuri ba Kristo. Amagambo nshaka naya avuga kuri rya sezerano: mbere yuko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa isi, mu bwoko bw'Imana hazabamo ububyutse bwo kubaha Imana k'umwimerere. Isezerano ry'ububyutse bw'umwimerere mwaryumvise? Mu bwoko bw'Imana hazabamo ububyutse bwo kubaha Imana k'umwimerere kutigeze kubaho uhereye mu bihe by'intumwa. Ubwo bubyutse bwo kubaha Imana, aho umuntu agomba kuba bavuga ngo Mana, ni ikihe kintu wavuze ngo nkigenderemo, ni ikihe kintu wanze ngo nkireke kubw'ubuntu bwawe. Uyu mutima ugomba kuboneka muri twe mbere yuko isi ikirwa urubanza ruheruka. Hagomba kuboneka abantu biyeguriye Imana burundu, babikunze, bakunze ibyo bintu batabihatirwa. Icyo kintu kimara kuboneka rero, baravuze ngo imvura y'itumbiza itakisukwa, mwuka w'Imana n'imbaraga zayo bizasukwa ku bana bayo. Amen. Ariko ngo hazahita kuhaboneka ububyutse bw'ubwiganano. Tuzabureba muri ibi byigisho. Tuzareba ububyutse bw'umwimerere ubujyanye n'ububyutse bw'iki bw'ikiganano, cyangwa se ububyutse bwo muri iki gihe. Nshuti bavandimwe banjye, ndabinginze cyane ngo iri sezerano rwo tubonye ko ari isezerano ry'Imana,
atari isezerano ryavuzwe n'umuntu. Dusomye umwuka w'ubuhanuzi, dusomye Bibiliya, tubonye ukuntu tugomba kubyukana kurabagirana, amahanga akagana umucyo wacu tubyutse turabagirana. Tubonye ukuntu marayika agomba kumanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye. Ibyo bintu tubihuje n'igitabo cy'Itangiriro. Intambara ikomeye dusomye amagambo uburyo ubu byutse ari isezerano Imana yasezeranye ishaka kubona muri njyewe nawe. Uwiteka aduhe kumva ibi bintu cyane, kandi aduhe kubitekerezaho cyane. Umunsi w'ejo, mbere ko dutangira ikindi cyigisho, aya magambo nzonyanya komozeho duto twinjira mu kindi cyigisho. Imana iduhe kumva neza iri sezerano, kandi iduhe kuryizera. Imana iduhe kuyishakana umutima wacu wose, imbaraga zacu zose, ubugingo bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose. Mu gihe nk'iki isi ibundikiwe n'umwijima, Uwiteka abiduhera ubuntu, kandi rwose adutera inyota yo kumushaka kurenza ikindi gihe cyose. Nibyo mbasabiye cyane inshuti bavandimwe, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe nishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Tugushimiye uburyo n'aka kanya wongeye kutumanyagura ku mutima wawe, uduhe kuwakirana imitima ikunze, kandi uduhe kukwifuza mu buryo budasanzwe burenze ikindi gihe cyose twe tugushaka. Umuntu wese umaye kugambira kugushakana umutima we wose, imbaraga ze zose, ubugingo bwe bwose, ubwenge bwe bwo impagarikiye yose, twize ko twumvishije kandi ko dusubije mu izina rya Yesu, amen. Ijwi ryawe ndarimenya.